twongeye kubasura bakunzi ba Rayon Yacu TV. Nkuko bisanzwe rero kuri Rayon Yacu TV tubagezaho amakuru menshi cyane rwose abakomeza kugenda avugwa mu ikipe ya Rayon Sport Isaro ry'Inyanza, ekipe Imana yatwihereye. Turaza kugenda turebera hamwe amakuru akomeza kugenda avuga muri ekipe ya Rayon Sport ifite amakuru menshi cyane rwose, aho dukomeza kugenda turebera hamwe iby'umukino w'ejo w'ekipe ikipe ya Rayon Sport n'ikipe ya Nyanza. Bamwe mu bakinnyi bagaragaye bwa mbere mu kibuga bambaye jezi ya Rayon Sport bakina umukino twavuga ko ari umukino wahuruje imbaga. Sibyo gusa ariko turakomeza kugenda turebera hamwe n'andi makuru akomeza kugenda avuga muri ekipe ya Rayon Sport Isaro ry'Inyanza. Turebera hamwe amakuru avuga ku bakinnyi bayo abafite ibibazo by'imvune, uburyo ekipe ya Rayon Sport ikomeza kugenda yitegura ekipe ya Marine bigomba guhura rwose ku itariki ya mbere. Ekipe ya Rayon Sport ikaba ikomeje imyiteguro ikomeye cyane yitegura ekipe ya Marine. Intego ya Rayon Sport muri mwaka w'imikino no gutsinda match zose zishoboka. Ni byinshi cyane bikomeza kugenda bivuga muri ekipe ya Rayon Sport Isaro ry'Inyanza. Harimo amakuru rwose twavuga ko ari amakuru meza muri iyi ekipe ya Rayon Sport. Gusa ariko reka nibutse wowe ushaka kubana natwe muri groupe yacu, groupe ya WhatsApp, ndakubwira ngo groupe nziza cyane ni groupe yitwa Gikundiro yacu. Iyi ni groupe ivuga amakuru ya Rayon Sport kuva mu gitondo kujya nimugoroba, ariko kandi ni groupe irimo abagabo, abapapa, abamama, abasore n'inkumi rwose batanga umusanzu buri kwezi wo gushyigikira ekipe ya Rayon Sport. Iyi groupe ushaka kuyibamo wanyandikira ku 0788465691. Hari na groupe yitwa Rayon Twifuza. Iyi ngiyi rwose bafite slogan igira iti tuzayibera urumuri no mu mwijima. Aba ushaka kubana nabo wanyandikira kuri iyo nimero nakuhaye, ubundi twagukira muri iyo groupe ya Rayon Twifuza. Akaba ari groupe mu kwa 12 izaba yabaye fan club. Ku munsi w'ejo ikipe ya Rayon Sport yigabaga mu kibuga ku isaha 9 ikina n'ikipe ya Nyanza. Wari umukino w'ishyiraniro, wari umukino ukomeye cyane. Umutoza w'ikipe ya Rayon Sport yari yesemo kurutsa bamwe mu bakinnyi kubera ko azi ko ari kwitegura imikino ikomeye, imikino ya shampiyona. Niyo mpamvu rero abakinnyi batandukanye mutigeze mubasha kubabona rwose, ntago yigeze abakoresha. Ubwo nimvuga abakinnyi, abo bakinnyi komeze kugenda wumva ko umuzamu bita Ramadhan Kabwiri yari ari kuri benshi, uyu ntago yigeze abanza mu kibuga. Ndize Samuel ntago yigeze agaragara mu kibuga, ndetse na myugariro kapiteni w'ikipe ya Rayon Sport Rwatubye Abdul Kimoto ntago yigeze agaragara mu kibuga. Mucyo Junior Didier uyu ntago yagaragaye mu kibuga. Uwitwa ndetse abakinnyi bagiye batandukanye b'ikipe ya Rayon Sport bitwa Mbirizi, abitwa ba Paul Were n'abandi benshi batagiye bagaragara ku munsi w'ejo, bari barukijwe n'umutoza w'ikipe ya Rayon Sport Nyingo Francis Christian kugira ngo akomeze kugenda arebe uburyo yakwitegura match y'ikipe ya Marine. Sibyo gusa ariko umutoza Nyingo Francis Christian yari yamanuye bamwe mu bakinnyi bataherukaga mu ikipe ya Rayon Sport ku munsi wabo wa mbere bakina imbere y'imbaga y'abantu benshi, bagerageza kwitwara neza. Ngendahimana Eric ndetse na rutahizamu Musa Kamara bakomeza kugenda bitwara neza rwose bakina imikino yabo ya mbere mu ikipe ya Rayon Sport. Ndetse Musa Kamara yaje gutsinda igitego cya penalty yaje gukorerwa umwana bita Iradukunda Pascal, abenshi bakunda kwita Petit Messi. Ahangaha rero iza guterwa neza penalty n'uyu mugabo Musa Kamara, biza gutuma ikipe ya Rayon Sport ibasha gutsinda ikipe ya Nyanza igitego kimwe ku busa. Ari match nziza, ariko kandi ni match yabanjirijwe n'ibirori. Abakunzi ikipe ya Rayon Sport bari bitabiriye ku bwinshi ibirori byabereye mu karere ka Nyanza. Imodoka zari zamennye abakunzi ikipe ya Rayon Sport umuganda, abaturage baririmba bati onana onana rwose, ubona ko ari ibintu biryoheye amaso kubireba, aho bamwe rwose muri abaturage bakomezaga kugenda baririmba onana, baririmba Jean Fidel Uwayezu bati ni mwebwe ni mwebwe. Nibona akomeje kugenda ashimishwa cyane rwose n'ibyo yakomezaga kugenda abona abaturage, abakecuru bambaye amajezi ya Rayon Sport. Navuga ko rwose hariya koko bakomeje kugenda bagaragaza ko ari ku Gicumbi cyangwa se aho Rayon Sport ifite inkomoko. Byakomeje kugenda bigaragara rero abakecuru rwose buzukuruje bambaye jezi z'ikipe ya Rayon Sport baririmba onana, ubona ko ari ibintu biryoheye amatwi ndetse bikaryohera n'amaso abasaza babakambwe rwose, ubona ko nabo babukereye mu majezi meza cyane y'ubururu n'umweru. Ubwo sinavuga urubyiruko rwari ruhari ku bwinshi, ubona ko rwose bitabiriye. Abantu baturutse imihanda yose, abantu baturutse mu ntara y'amajyepfo bari ku bwinshi, ubona ko rwose bitabiriye ibirori, baje gushyigikira ekipe yabo ya Rayon Sport. Sibo gusa ariko hari n'abari baturutse mu zindi ntara zitandukanye, abaturutse mu burasirazuba za Nyagatare rwose bakomeza kugenda bigaragaza ku munsi w'ejo. Abaturutse mu majyaruguru bose bari babukereye baje gushyigikira ekipe ya Rayon Sport muri rusange. Ariko akarere ka Nyanza nako navuga ko gakomeje kugenda kahungukira byinshi, kubera ko ku munsi w'ejo kari gafite ibirori bidasanzwe
ariko kandi ni mu gihe kuko akarere ka Nyanza ari umufatanyabikorwa ukomeye cyane w'ikipe ya Rayon Sport, akaba rero bikubiye mu masezerano ari uko ikipe ya Rayon Sport igomba kujya ijya gukorerayo umwiherero cyangwa se rimwe na rimwe ikaba yagenda igakinaho n'imikino ya gishuti kugira ngo rwose bakomeze kugenda bakora ubukangurambaga muri aka karere ka Nyanza kugira ngo abaturage barusheho kugenda banasobanukirwa gahunda za leta. Ari gahunda nziza rero cyangwa se byari ibirori byiza, ibirori biryoheye ijisho, aho rwose abakinnyi bigabaga mu kibuga bakomeza kugenda bigaragaza, abitwa ba Bonere rwose bashimisha abanyenyanza rwose. Abangaba Bonere abantu benshi baramuzi, ni umunyadukoryo yakomeza kugenda arashimisha abanyenyanza n'abandi bagiye batandukanye ku munsi w'ejo rwose bakomezaga kugenda bigaragaza. Uwitwa Master yari match ya gishuti ariko byaje kurangira abonye ikarita itukura gusa, ariko ntabwo byabujije ekipe ya Rayon Sport kwegukana amanota 3. Benshi bati muyobozi w'ikipe ya Rayon Sport iby'ingenzi wabibonye, uburyo abakunzi ikipe ya Rayon Sport inyanza benshi, uburyo Onana ari brand ikomeye mu ikipe ya Rayon Sport, bati ntago ari umukinnyi wo kwirengagiza, bati ni umukinnyi wo gusinyisha. Abo ni abaturage ba Nyanza bakomeza kugenda baririmba Onana, ariko kandi banatanga na message bavuga bati rwose Onana akwiye kuguma mu ikipe ya Rayon Sport. Hari byinshi byakomeje kugenda bivuga ko Willy Esombe Onana ari gushakirwa ubwene gihugu kugira ngo abe yakinira ikipe y'igihugu Amavubi. Abenshi bati uyu nabona ubwene gihugu bwo gukina Amavubi ashobora guhita yerekeza muri APRFC. Ni ibyakomeza kugenda bivuga rero tuvuga ko ari operation ndende imwerekeza mu ikipe ya APRFC, ariko kandi bivuga rwose ko ari operation umwerekeza mu ikipe ya APRFC gusa, ariko nkuko bikomeza kugenda bigaragara iyi ngiyi iyo operation abenshi bakomeza kugenda bemezwa ko yakozwe n'abantu bamwe bo muri APRFC, ariko abandi bati Willy Esombe Onana nubwo yakina ikipe y'igihugu Amavubi, bati ekipe ya Rayon Sport ni ekipe ifite ubushobozi, ni ekipe idashobora kwirengagiza ko Onana ari umukinnyi ufite icyo yayifasha. Bati rero bayobozi ikipe ya Rayon Sport murarye muri menge, mwasinyishe Rwatubyaye Abdul, umukinnyi mwiza, umukinnyi ufite experience, mumusinyisha imyaka 2, musinyisha n'abandi bagiye batandukanye nka Bawusaruwe mubasinyisha imyaka 2. Bati rero Mbirizi mwamusinyishije imyaka 2 n'abandi bagiye batandukanye bakomeye. Bati rero birakwiye ko naona yongera agasinya undi mwaka cyangwa se byaba na ngombwa agasinya imyaka 2 kugira ngo tuzizeze ko umwaka utaha tuzaba dufite ekipe ikomeye, ekipe iryana, ekipe y'umwaka ishaka ibikombe, ariko iyo umwaka utaha biri ekipe tujyana mu matsinda ya CAF Confederation Cup cyangwa se CAF Champions League nkuko abakunzi ikipe ya Rayon Sport bakomeza kugenda babitangaza. Willy Esombe Onana Inyanza yari yabaye Onana, umusaza, umukecuru, umwana, bose barinba bati Onana Onana, ubona ko rwose ari ikintu cyiza cyane. Ni ekipe ya Rayon Sport yari yitabiriye umukino ariko idafite umunyugariro wayo Ganijuru Elia. Kuri ubu twavuga ko ugifite ikibazo cy'imvune gusa, birateganywa ko kuri match ya Marine ashobora kuzaba yaragarutse, ariko kandi abenshi bakavuga ko n'umuvandimwe Jean Marie Vianney akomeje kugenda rwose amukavaringa neza cyane, kubera ko umwanya we akomeza kugenda awukina neza. Ni ekipe ya Rayon Sport rusange twavuga ko ari ekipe nziza, twavuga ko rwose ari ekipe ihatanira igikombe cya shampiyona rwose, ubona ko ifite intego, ubona ko ari ekipe ya Rayon Sport yarigeze iha abakinnyi bayo akaruhuko mu gihe andi makipe yakomeje kugenda atanga uturuhuko. Ekipe ya Rayon Sport yo ntabwo yigeze yifuza ko abakinnyi bayo bajya kuruhuka kugira ngo bakomeze kugenda bitegura, barushaho kugira ngo bakomeze kugenda bagira imyiteguro myiza ku ikipe cyangwa se muri rusange ku mukino yiteguye kubahuza n'ikipe ya AS Kigali ndetse n'ikipe ya Marine. Ni match ya Marine abakunzi ikipe ya Rayon Sport bakaniye cyane, ni match igomba kubera i Rubavu, ni match ikipe ya Rayon Sport igomba gutsinda ku Kabina Keza, ni match abakunzi ba Rayon Sport bavuga ati Marine yadutsinze arere turu, ariko ibyo yakoze nicyo gihe ngo izabiryozwe nkuko bakomeza kugenda babigaruka. Ku munsi w'ejo rero bari benshi, ariko kandi ni ikipe ya Rayon Sport ifite akazi katoroshye, izamara gukina n'ikipe ya Marine ihita ikina n'ikipe ya AS Kigali. Abenshi bati muri iyi weekend ese ekipe ya Rayon Sport iraduha umukino wa gishuti. Birakomeza kugenda avuga ko ikipe ya Rayon Sport igomba gukina n'ikipe ya Police FC umukino wa gishuti gusa, ariko nanone ibikomeza kugenda bivugwa n'ibyarushanwa bavuga benshi rwose ngo rigomba kuba rya Made in Rwanda gusa, ariko ekipe ya Rayon Sport ntabwo iratangaza cyangwa se ntabwo irashyira gahunda yayo hanze uko igomba kugenda mbere yuko ikina n'ikipe ya Marine FC. N'ikipe ya Rayon Sport umutoza Nyingo Francis Christian yakomeje kugenda atangaza ko agomba gutsinda umukino umwe ku wundi kugera ageze ku gikombe cya shampiyona. N'umutoza Nyingo Francis waje kubazwa cyane rwose iby'amagambo umuyobozi
twavuga ko n'umuyobozi wa APR FC Afande Mubaraka yaje gutangaza avuga ati hari ikipe imwe hano mu Rwanda yirukana abatoza, twumvise ngo hari undi mutoza yazanye imukuye mu yindi kipe hano mu Rwanda, batariki icyo twababwira cyo n'ubundi umunsi bawe na APR FC bazaba bamwirukanye cyangwa se bazahita bamwirukana kubera ko APR FC igomba gutsinda ekipe ya Rayon Sport. Umutoza Nyingo Francis Christian yaje kugira gutya aravuga ati ibyo nibyo yivugira cyangwa se mu bushake bwe kubivuga, atariko icyo nababwira cyo ntago ikipe ya APR FC izigera intsinda na rimwe. Nayitsinze ni muri Kiyovu, yewe umukino wese twarawunganyije, uwo kwishyura ibyo nayibikoreye habona, nayibikoreye rubanda bose babireba kuri Stade Regional ya Kigali, bati rero ndi mu ikipe ya Rayon Sport ibyo nzayikorera, bati yitegure kuzabifatisha amaboko yombi. Ni umutoza Nyingo Francis Christian ubona ko afite gahunda, ariko muri ibi bihe twavuga ko ari gutsinda yego, ariko agatsinda adakumvika, agatsinda abakunzi ikipe ya Rayon Sport imitima yabanje guhagarara. Abenshi bati se ibi ngibi bizagenda gute, azabikosora gute? Gusa ariko n'umutoza rwose watangaje ko ikipe itaramenyerana, gusa ngo umunsi izaba yamenyeranye abakunzi bayo bazitege ko izakora ibitangaza, izakora ibintu bitigeze rwose bikorwa n'ikipe ya Rayon Sport iyo ari yo yose. Ati rero mfite ikipe nziza ariko ntiramenyerana, niyo mpamvu twe tutigeze dutanga akaruhuko, niyo mpamvu mubona ikipe ya Rayon Sport ikomeza kugenda ikora umunsi ku munsi. Bati rero mugomba kumenya ko nubwo ari ikipe nshya, ariko turababwira ko mu gihe cya vuba ari ikipe iraza kuba yamenyekana, iraza kuba yamenyeranye n'ikipe ya Rayon Sport. Rero ikomeje imyitozo ikomeye cyane. Icyo kwishimira kandi kuri ikipe ya Rayon Sport ni uko bamwe mu bakinnyi cyangwa se abakinnyi hafi ya bose twavuga ko ubu ngubu ari bazima, yewe na Musa Kamara ku munsi w'ejo nubwo yakinnye iminota mike, ariko bigaragaza ko ari kugenda agaruka gake gake. Nubyumvikane ko rero ekipe ya Rayon Sport rwose yiteguye kuba yatanga ibyishimo ku bakunzi bayo bamaze imyaka igera kuri 3 batazi uko igikombe cya shampiyona gisa, batazi uko gusohokera igihugu gisa, batazi kwishimira igikombe uko bisa. Bati rero uyu mwaka byose bigomba gushyirwaho akadomo, abakunzi ikipe ya Rayon Sport bagomba kongera kubyina murera. Atariko namwe bakunze ikipe ya Rayon Sport mwitegure guhaguruka mukayiherekeza aho izajya hose, mwitegure kuzaba muri kumwe nayo. Ni ikipe ya Rayon Sport kuri ubu ngubu ikomeza imyiteguro, ifite rwose abakinnyi twavuga ko hafi ya bose ari bazima, uretse Ganijuru Eliot twakomeje kugenda tugarukaho, ndetse no kuri myugariro Jean de Dieu Hirwa. Uyu nguyu ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport bwavuze ko yabikora cyangwa se uko kose bizagenda muri phase retour agomba kuzakinira ekipe ya Rayon Sport, ariko amasezerano afitanye n'Intare muri phase retour azaba yararangiye. Byumvikane ko rero agomba kuzahita akinira ikipe ya Rayon Sport nkuko byakomeje kugenda binatangazwa rwose n'umuyobozi ko yagiranye ibiganiro n'ikipe ya Rayon Sport ikemera kumuha indezo gusa, ariko ngo yabaye imuhaye icyo yise agatike kuri we. Ati rero barambwiye ati igihe cyose tuzagukenera dore tuguhaye itike tuzakubone. Uyu nguyu rero akaba ari muganiro n'ikipe ya Rayon Sport. Uburyo ubwo nimvuga umuyobozi ni umuyobozi w'akademi uyu yakuriyemo bita Angels na akademi k'ikinyinya. Uyu mukinnyi uyu nguyu Hirwa Jean de Dieu yakuriyemo. Kuri ubu rero bamaze kumvikana n'ikipe ya Rayon Sport, igisigaye nuko asoza amasezerano ye mu Ntare nkuko bikomeza kugenda bitangazwa, kugira ngo abe yagaruka mu ikipe ya Rayon Sport, abe yakomeza imyitozo mu ikipe ya Rayon Sport. N'umukinnyi nawe wavuze ko nta yindi kipe yiteguye gukinira hano mu Rwanda atari ikipe ya Rayon Sport. Niyo kipe mfite amasezerano, niyo kipe nzi, ni nayo kipe nshaka gukinira. Ati rero nta yindi kipe nifuza kubona mu maso yanjye, nta yindi nifuza kwambara jezi yayo atari ikipe ya Rayon Sport. Uwo ni Hirwa Jean de Dieu, ariko kandi wakomeje kugenda yangirwa kuba yakinira iyi kipe ya Rayon Sport isaro ry'Inyanza. Ni byinshi cyane rero bikomeza kugenda bivugwa muri iyi kipe ya Rayon Sport. Ni ekipe kuri ubu ngubu bivugwa ko muri phase retour byanze bikunze ngo igomba kongeramo umwataka w'izina, umwataka uzi gutaha izamu atari babataka babyinata imbere y'izamu. Batiyo ni ikipe ya Rayon Sport igomba kuzana rutayizamu ubishoboye, rutayizamu uzaza gucimaka, rutayizamu uzaza kunezeza abakunzi ba Rayon Sport. Dore ko rutayizamu ikipe ya Rayon Sport ifite muri ibi bihe uwitwa Traoré, uwitwa Musa Kamara, yewe na mugenzi wabo Musa Esenu. Ati ni rutayizamu yego beza, bakomeje kugenda bagaragaza aho bakomeje kugenda baca ko ari abakinnyi beza, atari ko ntago ari abakinnyi ikipe ya Rayon Sport yari ikeneye. Bati rero ikeneye abandi bakinnyi barusha abo ngabo, akaba ariyo mpamvu ikipe ya Rayon Sport ikeneye kuba yazana abandi ba rutayizamu bakomeye ku rwego rwo hejuru, nkuko bikomeza kugenda bitangazwa ko mu kwa mbere ekipe ya Rayon Sport igomba, mu kwa 12 ekipe ya Rayon Sport igomba kuzaba ifite rutayizamu uri ku rwego rwo hejuru.
reka rero dushimire abantu bakomeje kugenda batwereka ko turi kumwe 5/5 babwira ngo amakuru ya Rayon Sport kuri Rero Yacu TV niyo ntego. Reka tubashimire, nge nari Modric, amakuru ya Rayon Sport nakagaruka. Ciao ciao.